Umuntu aririra isi nyuma y'uko amaze kumenya ko agaciro karimo kutita ku birimo. Nta buturo umuntu azaturamo nyuma y'urupfu rwe uretse ubwo yubatse mbere y'urupfu rwe. Niba yarabwubakishije ibyiza nta gushidikanya buzaba butunganye, kandi niba yarabwubakishije ibibi nta kabuza buzaba ari bubi. Barihe ba bategetsi bari baganje abandi uretse ko babonejwe ku gikombe cy'urupfu. Imitungo yacu hano ku isi ni ibyasizwe n'abatubanjirije, ariko bigatuma twicara ejo hacu hazaza. Imijyi ingahe yubatswe hano ku isi, ariko ejo habwo urupfu rukisasira abari bayituyemo. Nubwo umuntu azanywa n'amazi asuzuguritse, ariko ibikorwa bye bituma agira agaciro. Mwirazwe inshinga n'isi n'ibiyirimo, nta gushidikanya urupfu ruzayitwarana n'ibiyirimo. Nimwite kuri ya nzu izaba izengurutswe n'abamarayika, umuturanyi ari Ahmadi we w'umunyempuhwe. Ingoro zayo zubakishijwe zahabu, miski niyo mpumuro, zafarani nibyo byatsi bihaboneka. Imigezi yaho nta mata n'ubuki bitemba, n'inzoga zaho ziyoyomba mu migende yazo. No mu mashami y'ibiti byaho hahoramo inyoni zihora ziririmba mu ijwi zisingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ushaka kugura inzu muri Firidausi, raka imwe yo mu gicuku niyo ituma rihoraho.